Bakunzi ba Kingdom TV nk'ibisanzwe turazi ko hari abantu dukurikirana mu bice bitandukanye abantu bifuza kumenya ibyerekeranye n'ubworozi bw'ihene, ubworozi bw'inka, ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'ibiguruka n'ibindi bintu byinshi. Uyu munsi rero twateguye kugira ngo tubereke uburyo ki umuntu ushaka korora ihene yubaka inzu yazo kugira ngo izo hene zibe ziri mu buzima bwiza. Byose mureba ni inzu y'ihene, aho hose mureba ni inzu y'ihene, aho hose mureba ni inzu y'ihene, mureba buriya bwana bw'ihene butoya. Rero iyi ni inzu y'ihene yuzuje ubuziranenge. Nk'uko mubizi, nko tujya dukunda kuba tuganira namwe tubabwira byo kimwe mwakubaka inzu y'ihene. Iyo ugiye kubaka inzu y'ihene, mpamvu wubaka inzu y'ihene ukayubaka neza no kugira ngo wirinde ibyorezo bituruka mu mwanda, ibyorezo bituruka mu kuba ihene zaryamye ahantu hakonje, zaryamye mu maganga yazo. Ibyo bituma ihene zirwara. So iyo ugiye kubaka inzu y'ihene biba byiza ko wayitangira ifite ubushobozi, watangira ukoresheje amafondasiyo y'amabuye nk'uko mubireba hano. Wakoresha fondasiyo y'amabuye, ariko mu mabuye imbere hakaba harimo ibiti. Ibyo biti nabyo ntabwo ari ibiti bisanzwe, ahubwo bigomba kuba ari ibiti kitari icy'igiterano, igiti kivuye mu ishyamba rikuze ryeze neza ku buryo kitazashinya cyangwa se ngo kibe cyamungwa kuko kiri hagati y'amabuye, kandi amabuye nk'uko mubizi afite imbaraga nyinshi cyane. So iyo umaze gukora fondasiyo imeze kuriya, urashingamo ibindi biti ku mpande ukazamura. Wamara kuzamura inzu ukaba washyiraho imbaho, kubaka mu mpande kugira ngo nyine imbeho izabe nkeya. Bibaye byiza, buriya biyunguruzo ureba umuntu abushyiraho kugira ngo ihene zigire akayaga mu gihe zirimo, wenda zibaye nyinshi zibe zibona akayaga kakinjiza na oxygen. So urazamura, ukubaka, ugasakara. Uburebure ntago ugira ndende cyane kandi ntabwo ugira ngufi, ariko nyine nk'uko mubizi ya nzu iba iri hejuru. Nyine ugomba gukora akantu kameze nk'aka esikariye, esikariye nyine imeze gutya, nk'ahandi hazamukira ubugare bw'abantu bagendera babana n'ubumuga, kugira ngo ihene izamuke mu gihe zitashye ibashe kuba yazamuka ikajya mu nzu yayo. Dukomeze tugere imbere. Ahangaha tugiye gukingura urugi kugira ngo turebe ukuntu imbere haba hubatse. Nguko ukuntu imbere hubatse. Imbere nyine hagomba kuba harimo imbaho, kandi imbaho zegeranye kugira ngo ihene idakanagiramo ngo ivunike. Bibaye byiza washyiramo utwumba dutandukanye gutya, ku buryo ushobora gushyiramo ihene nyinshi kandi ukazishyira mu bwumba bwinshi butandukanye. Icyerekeranye no kuba z'abana zikaba ari nyinshi cyane, biba byiza ariko zitandukanyije wenda bitewe nuko zavutse, nuko zigiye zingana. Ni ibintu byiza cyane kandi bifasha umworozi kugira ngo niba ukoze ikiraro, ukora ikiraro ikiraro cya kijyambere, wagikora gutya. Nk'uko mubizi abakunzi ba Kingdom TV, nk'ibisanzwe tubafitiye ihene z'ubwoko butandukanye. Tubafitiye boa goats, tubafitiye savana, tubafitiye n'ubundi bwoko bwinshi cyane bw'ihene. Nimuba mudukeneye cyangwa se muzikeneye, mwadutumaho cyangwa se mukaduhamagara. Nimero zacu za telefoni ziragaragara aho ngaho kuri screen. Ibi ni ibiraro by'ihene nk'uko twabemereye kuzajya tubereka ibintu byose. Ino nzu mureba hanze, yubatse n'insinga, ikaba iriho n'utuyunguruzo ku buryo nko mu gihe wenda ihene ari nyinshi, mu gihe abashumba batashye, ushobora kuba mwazibara mukazibariramo hano, cyangwa se zikaba zanararamo, cyane cyane mu gihe cy'ubushyuhe nta bukonje buhari. So rero iyi ni farm, ahantu ihene zirisha. Twishimiye ko mukomeza kudukurikirana. Kora share and subscribe, uzajya ukomeza kureba
biganiro byacu dutanga mu kanya turaje tubereke ihene zitaha nkuko mwavuze mureba imaze kubaka yanzu nyine nkuko iyi ni inzu nshyashya ntago turashyiramo ihene ariko iminsi iri imbere ziraza kuba ziri mu nzu zivuye mu nzu zari zirimo ziza muri iyi ngiyi nyine nkuko wubaka hasi usigamo espace usigamo hasi igomba kuba ari espace wenda nka irenzeho metero gato ku buryo nk'umuntu ajyamo hasi akoramo isuku ugakuropa ukaba wakubura kuko n'ubundi ubikoze gutya hasi ntukoremo isuku ni bya bindi ko ugenda ugasanga hajemo imbaragasa kandi imbaragasa akaba arizo zitera uburwayi mu ihene. So murakoze cyane mukomeze mudukurikirane kora share and subscribe uzajya ukomeza ubone ibiganiro dukora umunsi ku munsi murakoze cyane.